aranyiza yishyura yanjye yose. Ni Bosco Nshuti ndashaka kubatumira muri Unconditional Love Season 2 kuri iki cyumweru tariki 13 z'ukwa karindwi muri Camp Kigali. So turi kumwe n'abaramyi beza mukunda, harimo Brenda Chance, Aime Uwimana ndetse n'uzatubwira ijambo ry'Imana Pastor Hortense Mazimaka. Kwinjira ni 5,000, 10,000, 20 na 25 cyangwa se mukaza mukagura table muri abantu 8 ku 200. Ndagushishikariza kugira ngo uzaze tubane kuko hazaba hari ibintu byiza cyane bidasanzwe. Ushobora kubona tike yawe mu Rwanda hariya mu mujyi kuri Samsung 250 mu mujyi, kuri Camellia zose ndetse no muri Sinza Coffee Shop hano ku Gisozi ku Kinamba. Ni karibu cyane. Bosco Nshuti, reka duhere kuri bano bahanzi babiri tubwiye bazaba bari mu gitaramo cyawe. Duhere kuri Aime Uwimana, Jerry wahisemo Brenda Chance. Icyambere ni abaririmbyi beza batashidikanya kuvuga ko ari abantu batanga ikintu cyiza, ikintu cyinshi. Ikindi ni uko abahanzi bose dufite mu Rwanda ntabwo bakora muri concert. Rero buri season kugira bo nkorana nabo kuri ubu rero Imana yashimye ko nkorana nabo kuko ubushize nakoranye na James Nagomera, Alexis Busabe, Josh Ishimwe. Ubu ngubu rero ni bariya tuzakorana ubutaha muzabona n'abandi bashyashya. Yego. Kugeza ubu tuvugana se twavuga ko imyiteguro igeze kuri kangahe kuravuze uti concert izaba ku cyumweru gifite cyagura kirikari itegure. Umuntu avuga ko imyiteguro igeze bijyanye n'amarepetition cyane ko amaze iminsi mu gitaramo hanze mu Burayi n'ahandi byo bakorera. Wabonye umwanya wa repetition zararangiye abahanzi nabo bariteguye. Amarepetition natangiye mu kwezi kwa kabiri. Kuri ko na nisiko tubigendo twarepese imbere kugira ngo atazabaho guhuzagurika. Mu by'ukuri navuga ko imyiteguro muri rusange igeze kuri 95. Ubu turi kwa kabiri, nibaza ko kwa gatandatu ibintu bizameze neza. Icyo dutegereje ni uko abantu bagura amatike bakazaza tukabasangiza ibintu byabo. Wakoreye ibitaramo mu Burayi nkuko nabivuze za Poland n'ahandi, ni ibitaramo usobanura gute byaguhaye irihe ishusho kuri kariyeri yawe? Navuga ngo ni ukwaguka kuko iyo uvuye hano mu Rwanda ukabona opportunity ukajya hanze y'u Rwanda bivuze ngo ugenda waguka mu by'ukora. Ntekereza ko Imana yapfunguriye imiryango kandi izagenda bikora kurushaho. Yego, ni kushura kabiri cyo gukora kino gitaramo. Muri rusange uhuza abakristo abantu b'ingeri zinyuranye mu gataramo ukabaririmbira. Kushura mbere nibwo abantu bashobora kuba twabonye kunzi batubara madamu. Abantu bati ku kimwe mugahuza imbaraga ngo tukore nawe mwashinze itsinda. Wakuze uvuga hari ibindi afasha. Ni ibiha gufasha ese bashobora kuba nyine gushobora gukora itsinda rya madamu. Itsinda ryo ntaryo ko buri muntu wese afite amagarwa kandi bose abantu bose bazarimbana n'ukuri. Abimana izabihamagarira bazabikora, ariko kugeza ubu ngubu njyewe amfasha ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nubwo ntahari yabaga ari muri team itegura concert kugira ngo yamfashe byinshi. Muri iki gitaramo uzamurikira album ya kabiri. Ni album wise gute, ni album usobanura gute kuri kariyeri yawe? Ni album nise Ndahiriwe kuko namenye Yesu. Mu by'ukuri nkurikije igihe natangiriye naho ngeze ubu ngubu ntabwo bisubira inyuma, ahubwo bigenda bikomeza bitera imbere. Rero nahise ndahiriwe, kandi uko guhirwa si uko mfite ibya mirenge ahubwo namenye Yesu. Iriho indirimbo zingahe, zihizo wamaze kwemeza yakozwe n'abaproducer? Kugeza ubu ngubu indirimbo ziriho ni 10. Hari zitari zasohoka, amafuture nakoranye na Ire, iyo nakoranye na Brenda Chance na Tracy ntabwo zirasohoka, ariko hari n'izindi zagiye zisohoka zarimo Ndahiriwe, Ndatangaye, ni muri Yesu muri Swahili, ndani ya Yesu Kristo. Izo nizo zamaze kugera hanze, iyo hari n'izindi zitari zasohoka ariko bazumva muri concert. Numvise Brenda Chance kuri album. Ni biri mu mpamvu zatumye tuzabona muri Camp Kigali ku itariki 13? Oya, nabatekereje mbere, ariko projet yari ihari nsanzwe nyifite, ahubwo tuzayibona muri concert tunayikodera. Yego. Umuraperi Bushari ari mu bakangurira abantu kuzitabira concert yawe. Bamwe mu barami bagenzi bawe baragutse cyane, mwambongera kwitegura gushyira indirimbo yakoranye na Ben, hari n'abandi tuzi bafite nyimishinga nk'iyo. Bigitekereza kuba wakagura kariyeri cyangwa se ivuga butumwa kwa indirimbo na Bushari kwa n'abandi ariko muri wa murongo wa gospel?
umuntu tuzaba duhuje iyerekwa duhuje ibitekerezo ntekereza ko tuzakorana nta kibazo. Hari ibiganiro byabaye se n'abo bantu nyine bandi bagasanga bari bakoze gospel ariko birashoboka aramutse duhuje tukumva dufite iyerekwa rimwe message imwe nta kibazo cyatuma tudakora. tugana ku musozi imyaka 10 irashize. Bushari yakwamamarije igitaramo mwabivuganye musanzwe muvugana yaragutunguye mufata gute? Navuga ngo ni surprise kubera ko mfite team nini nanjye nagiye kubona mbona yantumiriye abantu navuga ngo baramurisha byakiriye neza nabishimye niyo mpamvu nza n'abanyigisha. Yatumiwe mu gitaramo azaza of course Bushari azaba hari ntabwo mbizi kubera ko ni team yamutumiye ubwo ngubwo niyitabira azajyana ibyo byiza n'abandi. Ni imyaka 10 ishize uri muri muzika, niye ndirimbo ufata nk'iyabaye nk'idarapo ry'umuziki wawe muri imyaka 10 ishize? Ibyo ntonze kubera ibyo ntonze niyo ya mbere nakoze abantu barayimenya itanu imfunguye imiryango kugenda nkumirwa mu yego. Bakubajije ku itandukaniro ry'iki gitaramo n'icyabanje ariko ntabwo nasobanukiwe neza, wadufasha kumenya itandukaniro agashya karenze utundi twose katandukanye iki gitaramo n'icyabanje? Biratandukanye kubera ko icya mbere cyo abantu bari barimo ubushize ntabwo ari bo barimo. Indirimbo tuzaririmba harimo indirimbo nshyashya no mu buryo buri tekinike bizabitandukanye mu by'ukuri abantu bishyashya. Ninde ushimira rero dusoza bagufasha gutegura igitaramo? Ndashimira team yanjye, team management sinabasha kubarondora bose, ndabashimira. Hanyuma nkanashimira umuryango wanjye, umudamu wanjye kubera ko aramutse adahari cyangwa bakirikire ntabwo bashobora kumenya. Mu by'ukuri mvuze amagambo make ariko ndashimira team muri rusange. Gutekereza kuba wajyana n'ibitaramo byawe muri arena kuva muri Kankingani? Mu by'ukuri nicyo umuntu aba yifuza ko abantu be nibaza babona ahantu bajya. turabitekereza cyane kuko tunatangira kino gitaramo twashaka kukijyanayo ariko harimo challenge nyinshi zagiye zizamo bituma tugishyira hari. Ubwo gahunda ni ku cyumweru? Ku cyumweru saa 9 imiryango izafunguye. Murakoze cyane. Murakoze namwe.